uzare buriya kariya kantu nako gakunze kuza ahantu kabasha kwihisha ahantu hari imidite yego konje n'ahantu hari imibu muri iyo nzu kandi gatungwa n'ubusa kandi buriya kumva kareba kuruta uko ubitekereza. uragira uti gafite ugutwi n'ijisho kandi gafite ingendo karataka karabundikira gashobora gufata ikintu kacunze buhoro kandi iyo hagiye gufata ikintu ntikakanga ko umuntu ahari gahita kagifata kandi buriya kariya kanyawa gakoko wibeshye kaguye mu biryo mukabirya muhita mupfa mushishutse uruhu koko kitwa kariya kantu kagenda ku rukuta benshi bakazi ku izina rya Marie-Jose ariko bayita Orgacoz yego mu kinyarwanda k'umweru kagenda karya imibu n'ibiki byose. Turaza kuvuga ku bintu bita kubona injangwe yinjira mu marembo kandi utayoroye. Kabona irinjiye tu ipusi nyirahuku yayindi ndayibona y'amabenga no kubona inzoka yinjira nabwo iciye yamena urugo cyangwa yaca mu gipangu kabona irinjije mu gipangu cyawe. Ndavuga ku cyo bita cockroach ubwo ni inyenzi cyangwa ibinyenzi binini cyangwa bitoya. tubamo ibice bitandukanye hari bimwe binini hakabamo n'utundi dutoya dukunda kuba ahantu hose cyangwa saa sita cyangwa nimugoroba cyangwa bikaza mwese mwaje cyane bikanaharira cyangwa bikanahamukira ibifite amakuru mfasha buriya imbwa ngo iri mu kintu ngo ni imwe mu nyamaswa zerekwa. kandi ikindi buriya gikomeye igihe cyose ubonye biza ukabona yinjiye ku manywa y'ihanga inzoka ku manywa y'ihanga inzoka bitahabona kandi bagizeho kubona ireguye umutwe irakwihoreye yagusuzuguye cyane n'izo pusi zirukanye ziragusuzugura cyane nk'uko nabyanze kujyana. So ni ugusenga, ni ukwegera Imana, ni ukumenya icyabiteye no gushaka abantu bagusengera maze ugakora wa murimo. Bitavuze ko utagomba no kwita ku bindi byose. Yego, ndagaruka kuri cya kintu wasorejeho uvuga uti urugo rwawe rukeneye deliverance cyane. No urugo rukorerwa deliverance gute cyangwa tuzabigaruka mu kindi kiganiro sinzi uko babidusobanura. Deliverance nikorwa burya benshi ntago bihura ni bimwe ariko biterwa n'umushumba basenganye. Ikingenzo nuko ashaka umushumba yiyumvamo akamufasha azamworiyanta. Ubumwe bw'Abera Ministries, amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Mwiyerekwa ry'umushumba Reverend Ntambabazi Jean Baptiste ubwo yasengaga Imana yamuhishuriye abantu benshi batsikamiwe n'amateka mabi. Imana yamubwira ngo genda ubasuke amavuta ubuzima buhinduke nabo bahindurwa abandi. Ubumwe bw'Abera Ministries ntabwo ari idini, nta nubwo ari n'itorero, ni umuryango wakira buri muntu wese akabohoka. Buri muntu wese mu itorero abohejejwe muri byo. Ubumwe bw'Abera Ministries, amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Twongeye gushima Imana ku bumwe bw'Abera Ministries ko turi amahoro. Imana ibahe umugisha namwe aho muri hose, nizere ko muri amahoro kandi mumeze neza. Namwe mutameze neza nabifuriza kumera neza, abari mu bihe bitameze neza nababwira ngo mwizere Imana ishobora kubakiza igatuma namwe mumera neza. Twe turi amahoro. Amazina yanjye ni Jerry, ndi kumwe na Reverend Ntambabazi. Yesu ashimwe Pastor. Yesu ahimbazwe kandi Yesu Kristo wacu i Nazareti akomeze akubwe neza. Umeze neza? Ndashima Imana pe. Ni byiza cyane kudupira tumeze neza cyane ku bumwe bw'Abera Ministries, amavuta akandagira amateka. Ibi ubuzima bugahinduka. Tutarakomeza hari abantu bajya batubwira se mu mushumba mwaduhaye nimero ziba ziri mujye mukomeza aho bita muri description hasi munsi ya titre
narindi kubabwira ku kintu kijyanye na contact munsi ya titre hasi muri description nimero z'umushumba ziba ziriho ntimukabigireho ikibazo rero nari nkiri kuvuga ku gapira udupira ndabona tumeze neza ibintu byarahindutse ndabona n'akarugo kameze ukundi kuntu umushumba yego yitwa UAM ngo ubundi ni ubumwe Abera Ministries bwabujya ni icyungo twazwe ngo bari kuda kuntu ni ndashimira kandi umuntu wamfashije kubitekerezaho ni inshuti yanjye dukunda cyane ahita mbwira ntonje ndabona basanga ko hari mikoso nako yego ubumwe bw'Abera ariko no ubumwe Abera Ministries kwa gamujambo bwa bana wa so ari kumva ni ubumwe UIM Ministries ubwo ayo ni impine za ngoga Ministries hano duhuza imbere ni bwa bumwe yego ariko inyuma hari ikindi kirango kandi ntago ndi buhaguruke reka turebe nikwereke twereke ikindi gihari wow ndi kubona ari amaboko ateze abumbatiye bwa bumwe yego yego ndi kubibona n'abadukurikiye bari kubibona yego nako ni bya biganza bimbatiye ubumwe umwidini urimo aho uri hose aho ukorera hose aho uba hose tubumbatira ubumwe ntituzapfa aho dusengera tuzapfa aho dusengana nabo tuzahangane ngo dusengera aha n'aha ni bwa bumwe tuzagirana amashyari rwose uteye imbere tumushyigikire uri hasi tumuzamure kandi tubikorera mu rukundo amen wakabonye nakabonye cyane kano gapira rero buriya yego babantu b'inkoramutima nta kibazo ariko n'uwashaka kugira ikindi amaza nabwo yaca mu gikari nkamubwira hamutu Lacoste twiza uratubona yego akarakoste ni keza cyane kandi kaboneka mu mabara yose bitewe niba rukunda cyangwa wumva nyine rikunyuze yes yego ubwo kuri bane baho umugisha watese ku kimutaje amavuta kandagira amate yego burya inkuru yose niko igenda imera bivuze ngo uyu munsi urebye hano urabona neza ko ni bya biganza yego bibumbatiye ubumwe mu buryo butandukanye kandi biri mu ruziga kandi nyuma y'uruziga yego bivuze ngo kwishyiramo ubwacu n'imbaraga zikomeye Imana ibahamusha mu izina rya Yesu murakoze amen urakoze cyane kudusobanurira cyane twishimiye ko kuri ibyo bisobanuro byiza urakoze cyane rero tugarutse n'ubundi turacyari ku byifuzo uyu munsi turakomeza tugendere ku byifuzo by'abantu batwandikira bashaka kumenya basobanuza ibintu bitandukanye ku nzozi ku bimenyetso ariko biganisha kumenyesha uboshye yabohoka ati kumenyesha umwanzi ibitero bye bikora bite twabyirinda gute naho ngaho amavuta yacu ari kwerekeza muri ubu rero muri message mfite umukunzi wacu yatwandikiye afite ikibazo gikomeye ashaka kumenya nanjye nabonye najyaga nkitekereza ariko yongeye kumvugurura atuma nifuza kubimenya ikibazo giteye gutya mushumba mu nzu zacu aho dukorera cyangwa se aho turara aho tuba harimo udukoko dutandukanye cyangwa amatungo atandukanye umuntu yarabajije ati se ko ni ibihe ni utuhe dukoko umuntu yabona mu nzu ye cyangwa aho akorera turi dangerous tukwereka ko turi dangerous nyine mu buryo buri satanike cyangwa mu buryo bujyanye n'imyuka mibi ni utuhe dukoko ni ayahe matungo ushobora kubona mu nzu ugahita uteraho atansiyo ukavuga uti uko biri ntabwo ari amahoro karibu Mana tushije bugufi mu izina rya Yesu Kristo Nazareti twemeye ko ari ushobora byose kandi uri umuhanga nawe utanga ubumenyi twe turi abantu ariko data utanze ubwenge buraboneka ndagusabye urindinde ubane nanjye muri byose ufasha abadukuye Yesu Kristo umwami wacu amen amen so no kuvuga ngo urakoze aya magambo uvuze nanjye ndayemera yego ariko uyu munsi ntago tuvuga ku bisimba turavuga ku dukoko ubwo iyo ari udukoko ubwo ni dutoya tuba mu nzu z'abantu dushobora kuza mu rugo ariko uyu munsi turavuga ndumva
banyihanganire ndavuga ku cyo bita cockroach. Ubwo ni inyenzi cyangwa ibinyenzi binini cyangwa bitoya. Tubamo ibice bitandukanye, hari bimwe binini hakabamo n'utundi dutoya dukunda kuba ahantu hose tera amagi ukuntu biteye ubwoba. Turaza kuvuga ku gikoko cyitwa kara kantu kagenda ku rukuta, benshi bakazi ku izina rya Marie-Jose, ariko bayita Orgacos. Yego mu Kinyarwanda k'umweru kagenda karya imibu n'ibiki byose. Turaza kuvuga ku bintu bita kubona injangwe yinjira mu marembo kandi utayoroye. Ipusi nyirahuku yayindi ndayibona y'amabenga. No kubona inzoka yinjira nabwo iciye yamena urugo cyangwa yaca mu gipangu ikabona irinjije mu gipangu cyawe. Yego, reka tubona igikeri cyiza. Ni ibintu bisanzwe ko ibyo byose byagusura, ni ibintu bisanzwe ko byaza ariko afofera attention ku banyamwuka. Ni kuvuga ngo ku banyamwuka nta kintu kiba gisanzwe gihari. Nuko abantu bafite ubukwe mwese bashaka gukora mariage n'iki byose imiventi yose. Umugabo Jerry yitwa afite icyo yita image. Yatubona kuri telefone 078 3 2 7 18 ibintu bikagenda neza cyane. Urakoze nayo nkomeze. Rero twari turi ku kintu cya mbere, ibinyenzi. Ubundi inyenzi zikunze kuba mu bwiherero nabwo bwuzuye, ariko ubundi akenshi inyenzi zikururwa n'ibiryo bikunda kunyanyagira. Kabiri, zigakururwa n'umwanda. Gatatu, zigakunda ahantu hashyushye cyane. Kane, ahantu hose hubatse inzu harahoze tuwarete, ntabwo inyenzi bazibura iyo yuzuye. Uzi ko inyenzi ijya muri sauna ikibera muri sauna kuno hashyushye. Aho niho iba yumva ishaka kuba hashyushye kamuri sauna, uwo mara muri atacunga vuzitirikana irukanka ngende. So iyo bibona gutyo ariko ahantu babyumve, nupfa kuyibona ntuzavuge ngo ndabibonye ngo buryawe ni ngo mushumba yasobanuye. Oya, aho gutera umuti ukazica ugakora uko ushoboye kose, ariko bikagira gute? Bikagenda bijya hese, bigenda umunsi umwe bwacyo ukagira gute? Ukabibona nanone. Tera imiti ukabikandagira ukabihirika, ariko shwe none ugasanga impamvu mvuze aho bikomoka nagira ngo babyumve. Ni muri ya toilette yuzuye, ni muri ahantu hari umwanda cyane ibyo bagenda bamenagura gusa, ahantu hashye cyane hose hakaba harigizwa toilette. Wowe ugasanga aho ntibyahegeze kandi wanabyirukana ukabona byanze kuva mu nzu yawe ntibigende. Menya ngo hari ikibazo gikomeye. Hari umwuka mubi Satani yohereje nk'intasize. Aha bantu mukunda kutumva inyigisho mukagereka ibyo mwishakira, banzu ntega amatwi. Ni igihe urwana nazo ukagura imiti ugakora uko ushoboye, hakaba nta imidite, nta byo bimeneka mu nzu, nta mwanda uri mu nzu, nta na toilette yahigeze, ariko wabirwanya bikanga pe bikagaruka. Ndakeka wagira ngo usobanurire abantu bataza kugira ngo, kuko birashoboka ko kaba gahari bitewe n'ibyo ngibyo wavuze. Exactly. Ahubwo yuzirukanye zikagenda bikarangira. Iyo ukuyeho banza mvira ijambo urakoze. Iyo ukuyeho ibyazikururaga, yego, ugatera umuti bikagenda, ziragenda. Noneho nta bihari, ibyitonderwa rero. Noneho nta n'ibihari, ariko byo birahagumye. Uranabyirukanye biranze, birahagumye. Ugiye gushaka umuti. Nicyo rero nshaka kuvuga aho ngaho rero. Ni ikimenyetso cy'ubukene, indwara zidashira, intonganya za buri kanya, no guhorana amakimbirane maremare. Aho ni ku binyenzi. Cyagihe ariko bisubiremo. Hari bamwe ngo ndarondogora, aho kugira ngo mvuge ibyo ntatumva.
nzajya ndondogora tujye tubivuga tugira ngo abantu basobanukirwe. Utayibona mu nzu tutabazimu baranteye n'igihe ego igituma biza muri iyo nzu bitahaba. Nta mwanda uhari, nta byemeneka bihari, ntashyuha cyane, nta tuwarete yigeze baho hantu, nta kintu na kimwe kigaragara cyabikurura gihari, kandi unabyirukanye biragaruka, bimara nk'iminsi nk'itatu cyangwa 2 bigaruka, bikongera bikazana imbaraga ari byinshi, kiduhira kiguruka n'abashyitsi bakwicara ahantu heza ukabona kiciye imbere gicaho, umuntu akaba yari gitira n'ibijya no mu nkono bikavurunga no mu mazi hose. Menya ngo ibitero birakomeye. Ibimenyetso gwara intonganya amakimbirane bidashira mu muryango gasanga birisukiranije. Aho ngira ngo barahumvise, aho turabyumvise. Umuti ni wawo undi twe tujya dutanga no kubanza kumenya icyabizanye. Tubonye ko mu gihe ubona ko nta cyabizanye kandi bikanga bikahaba, hari ikibazo no gusenga, naho ngaho ikibazo kiri no gusenga, kandi ukamenya ko udahanganye n'ibyo binyenzi biraho, uhanganye n'imbaraga zindi zaje kubwira, kandi waburiwe gusa nuko abantu batarega buriya Imana ntizatwigishiriza muri taburo gusa, itwigishiriza mu bikorwa byayo, ntabwo bibona kandi bimvuga hari n'afite amazu meza kandi bihari. Naho ngaho nyine twavuze mu kanya umaze gusobanura, nta kisaga simbarya mareka kabiri Marie-Jose kaba ku rukuta, sinzi impamvu bakita Marie-Jose gakoze. Ubwo abantu bafite iryo zina batwihanganiye, si twe twarikise gakoze n'ikizubundi, ntabwo mbizi nyine ndi kuvuga mu kinyarwanda bakita Marie-Jose, n'abantu bagahimbye, nari mvuze nta bantu bitwa iryo zina, ntabwo ari twe twabizanye. Genda bikuvugira. Iyi rero yo kitwa Marie-Jose, uzarebe buriya kari akantu nako gakunze kuza ahantu kabasha kwihisha, ahantu hari imidite, yego konje, n'ahantu hari imibu muri iyo nzu kandi gatungwa n'ubusa. Kandi buriya kumva kareba kuruta uko ubitekereza. Uragira uti gafite ugutwi n'ijisho, kandi gafite ingendo, karataka, karabundikira, gashobora gufata ikintu kacunze buhoro, kandi iyo hagiye gufata ikintu ntikakanga ko umuntu ahari, gahita kakifata, kandi buriya kariya kanyagwa gakoko wibeshye kaguye mu biryo mukabirya muhita mupfa mushishutse uruhu. Nazo ntari injangwe igafata, reka ikinira ku bindi, ariko kariya ntishobora gukora. Buriya n'inzoka ntiyagakiniraho, sinzi ukuntu Imana igenda itanga ubwenge abantu batinyuka, ariko nako mbona gafite uruhu rushishutse, kuko iyo ukarebeye inyuma iby'imbere ubibona. Hari abantu bamwe kaguye mu byo kurya hano muri za Bugesera, babirya batabizi, utapfa bashishutse, ntabwo bashobora kuvura, baguyemo batabizi. umva bumara urumva ko kaba karumva, kandi kimwe no kurota imiserebanya cyangwa uyibona mu nzu yawe, akenshi uyirukana ukayanga, bisobanura ko hari aricyo mvuga imiserebanya nayo ni akano ka Marie-Jose bitira amazina kakoze, ni ukuvuga ngo aka kantu kagenda ku kibambasi nyine, bisobanura ko hari esprit yo kukuneka. Birasobanura ngo umwanzi arimo araguperereza mu rwego rutarabaho, ashaka amakuru, nubwo karya isazi, karya imyanda, gakuraho imibu, n'utwo tunyenzi karagerageza burya, kandi gikangwa n'urunyenzi ntacyo bigiye, gashyirayo, ariko kagukuriyeho ibyo bintu, ariko mu buryo bw'umwuka ku bantu basenga Imana, ni umwuka wo kuba hari abantu bakugendaho, bakugendwaho, bagutata, step by step, bageze kuki, hari naho ugira ntimuzirukane. Ubona ari ibisanzwe byabo. Nanjye mfite n'umwana uyitinya kuba yayibonye mu nzu ntahinjira, ntashobora no kunyura ahantu iri, ese ugatinya iki kariya kantu? Ati ndagatinya gusa.
kagaragara nabi ariko ubwo rero niyazanye ibara yakuze. Hari naho usanga baragafungiye mu rugi, usanga kandi ntumenyaga kakuze kaburiye hehe. Nta bintu biri mu bindi bintu. So ngo mu buryo bwo basenga Imana biravuze ngo ubwo uruzi nta mpamvu. Urabona igihe byo no nkubwira kenshi. Hari impamvu zibizana. Hakunda ahantu hari imidite, hakonje, hari ubwihungiro. Twasimba two mu nzu. Yego. Nyambana no kwitara ku mugoroba kajya kwitara kumwe utuntu tw'udukoko dutoya tuza kwitara kari aho ngaho kabufata. Kandi iyo kumanywa rushobora gutanga ukaryama ntamenya aho kagira byose. Ibyo bintu nabivuze iki? Bivuze ngo ni mwuka mu rugo rwawe, mu buzima bwawe hariho umwuka kugenzurwa. Ku bahanga mu kumenya iby'imyuka bitera, hagiye ashobora kukureba ntikigireyo. Ibintu hari igihe ubibwira abantu ataka ibyo bintu mw'abantu mwe ko ari ibintu bisanzwe tuganira ijambo rimwe. Satani yagaragaye mu buhe buryo mu bantu? Yagaragaye mu gikururanda cyitwa inzoka. Utabyumva se? Erega uko Imana yo paritingira mu bantu, nako na Satani yo paritingira mu bisimba. Ubyangu byemere, ubikunda, ubireke, ubisakuze. Kureba umwe gaberana uburenganzira bwawe, no kureba cyangwa comment ushaka uburenganzira bwawe, ariko ukuri nuko Satani burye yimanifesta mu bisimba, cyane cyane by'ibikururanda n'ibindi binini cyane. Nkuko Imana nayo igaragara mu bantu yaremye. Yego. So rero ukabonye menya ngo ni umwuka wo kunekwa urimo winjira iwawe. Gatatu, kubona injangwe, nyirahuku, ipusi, ndayibona, mabinga, injangwe. Nta muntu utayizi rwose, abantu barayizi. Injangwe akayabo. Mu Kirundi ni akayabo. Aka kantu n'abantu bagakunda. Kugakunda ni sawa, no kukorora n'uburenganzira bwawe kubishaka, ariko noneho kubona gahinguka mu marembo cyakare muri jaride yawe, cyakare kagenda ku manywa cyangwa se ninjoro utazi yo kavuye. Bavandi menya ngo itukora amasenyesho y'iminsi nk'ibiri bitero byaje tu. Harimo abantu no mu rugo kajyaga kahaza, ariko twarasenze karagenda. Kajyaga kahaza buri nimugoroba kandi ntikahave, ukajya kumva biriruka zarebyiri hejuru y'inzu kandi zifite imirindi, ubona ko ari dutoya ko gafite imirindi y'ikintu kinini. Kaba gahari nyine kakazamo, ntabwo abantu bari kubyumva buri nuvuga ngo babyumve bino bintu. Iyo kuyorora nta nicyo bidutwaye twebwe, utunze nta kibazo. Ahubwo ni igihe ubona yinjira mu marembo, yinjira mu muryango kandi utayitunze, kandi ukabona hari utuntu dukorwa. Turavuga ibintu physical bigaragara, ushobora kurebesha amaso ukabibona. Bakubwiye umuntu yafashe ikintu nkabinganirije, atera ibuye imbwa. Simvuga karera kare. Ntacyo. Ngo igenda icumbagira. Arigendera. Umukecuru araza ati wamporaga iki? Iki wanteye ibuye? Umuntu yahise arwara arapfa. Wanteye ibuye nakutwaye iki? Tusiva kamwe umuntu. Kira amakenga kuri. Hari ibintu tugomba kujya menya ngo iyo pusi yo yinjiye yinjije uburwayi, ubukene, intonganya, impanuka, gukenyuka na divorce kuba yifite. ngo ariko hari divorce kuba afite ingo, hari na divorce atagira ingo, ariko bibana ugasanga umwana aracaha, nyina aracaha, saracaha, nta guhuza, nta kuganira, nta kuvugana, mwe wese ku ruhande rwe hirya undi hirya, byose byararangiye. Buri wese agurukana muze. Azugurukana? Buri wese aba ari muze ntawe ubaza undi. Yego. Hanyuma rero twihuse cyane, noneho ni kubona n'inzoka yinjira mu marembo. Gutya kabiri. Hari zinjira no ku manywa rwose. Ntabwo nahagaruka. Hari aho yinjiye ngo bayishe nyirayo itarakara. Bintu bine. Umwuka w'uburyarya, umwuka wo guhemukirwa, umwuka wo kurogwa, n'umwuka
ugutakaza icyubahiro n'agaciro n'ubugambaniro tugira vuba kandi umva nta mahoro bizana ntayo ako ntago abantu nyine babifata nk'icyaha bakica bakata ariko mu gusenga Imana ukabyirukana kandi kava mu ruhande rwawe pe abyumvise ndi kubyumva cyane waguhemukirwa wakwangwa ibintu bikomeye kandi byose ugasanga birakorwa rero ya minota niza kuducika kuko ugira ikibazo yego tusigaje 3 urakoze cyane hanyuma nihuta cyane ikindi ni ukurota imbwa yoroye ntiwayiciririye kuko nasanga iyo naharirira burya imbwa automatically nubwo abantu bazi ko ngo ari ubusambanyi ariko burya imbwa ni imbaraga z'abarozi 100%. Cunga abana icunge imenye irinde kandi ikindi umwuka w'ubusambo winjiye iwawe. Icyanyuma kugira ngo dukomeze ariko si byo byanyuma ntitwabivuga kubona ibikeri bitaragurika. Ariko ntasi kivuye ariko kirinjiye cyambere kigere kigira amahirwe yo kugenda. Iyo utakire bagendesha amaguru ane cyakubona kigasimbagurika. Nabyumva ikesho kumara amezi angahe mu butaka kitavuyemo kitokorwa. Ntacyo ni kigome buriye kireba se nego akorera wahinga ugatunga igitabo gikuruye mu butaka. Kandi ikindi ugomba kumenya ko cyo Bibiliya ikivuga neza ngo nuko mbona imyuka mibi ngo na bya bikeri bitatu. Umwuka w'ibikeri ni umwuka mubi, ni uburozi, ni urupfu rwihuse, ni impanuka, ni amakuba, ni ibyago, ni inzara, ni uguhemukirwa hamwe ubuzima bukubihira. Ibyo bintu tuvuze ubibonye mu buzima bwawe. Kabonye ibinyenzi kakanuze neza gutya akamarijoze gakoze tubona injangwe, tubona inzoka, tubona imbwa n'igikeri. Ibyo bintu bibonye Maroko feta ubwenge shaka ukuntu usenga umva urugo rwawe rukeneye deliverance 100% ko wagoswe. Nibyo nashaka kubwira Jerry simba mbaza ikindi kibazo ntabwo mbizi. Ubundi ibimenyetso byo biba bihari n'uwabibonye arahari, ahubwo ikiba gikenewe ni umuti kugira ngo ibyo byose bisubire mu buzima busanzwe. Deliverance yacu izahora ariyo tukubwira. Icyambere no kumenya icyabiteye. Ko niba ibituma ibyo binyenzi naza muri zizi wawe twakubwiye impamvu yabyo. Hari ubukonje bushyuye impamvu bishobora kubaho ngaho. Imbwa nishobora kuza ntakije gutoragura. Ipusi ntakije kuhareba. Ese ko ntambe bugira nta kundi kandi ukabona ku ipusi n'imbwa hafera attention bizira ku isaha imwe. Cyangwa mu gihe kimwe gitondo cyangwa saa sita cyangwa nimugoroba cyangwa bikaza mwese mwaje cyane bikanaharira cyangwa bikanahamukira. Ibifite amakuru mfasha buriya imbwa ngo iri mu kintu ngo ni imwe mu nyamaswa zerekwa. Kandi ikindi buriya gikomeye igihe cyose ubonye biza ukabona yinjiye ku manywa y'ihanga inzoka ku manywa y'ihanga soko bitahabona kandi wagizeho kubanirira uyu mutwe irakwihoreye yagusuzuguye cyane n'izo pusu zirukanye ziragusuzugura cyane nkuko nabyanze kujyana. So nugusenga no kwegera Imana no kumenya icyabiteye no gushaka abantu bagusengera maze ugakora wa murimo. Bitavuze ko utagomba no kwita ku bindi byose. Yego ndagaruka kuri cya kintu wasorejeho uvuga uti urugo rwawe rukeneye deliverance cyane. No urugo rukorerwa deliverance gute cyangwa tuzabigaruka mu kindi kiganiro sinzi uko babidusobanura. Deliverance nikorwa burya benshi ntago bihura ni bimwe ariko biterwa n'umushumba basenganye. Ikingenzo nuko ashaka umushumba yiyumvamo akamufasha azamworiyanta. Yego amboneho no kubwira abantu waranyandikiye kuri WhatsApp mbo ariko yambere imfura 10 uko namushubije reka wumva ibintu yandikiye ko mushubije ambere imfura rwose Imana imuha umugisha nabanje kubabaramo gakeya ariko tuvuganye numva 10 siwe ahubwo ni bya bindi dura tuvuga buri munsi. Yagize iki yambwiye ibintu bitaryoshye ukuntu
ariko ndaje mbikubwireho ndibwira ko nawe utandakarira. Niba birakaje ndarakara, sindi umuntu se. Uyu nurakara urayihanagura. Mwiriwe neza pasite, nari nakwandikiye aka SMS gasanzwe ariko ubanza mutakabonye, nkubwire ko ejo ntazaboneka twaganiraga. Ubwo Satani ariva ndaheceka. Mwiriwe neza pasite, ese iyo umuntu aje kubareba aza yitwaje amafaranga angahe? Kwa pasiteri baduhabuye uko nyine. Ndamubwira ngo ibyo bikuye. Yego. Ubwo se ni bose koko? Ubwo ntukabijemo gakeya? Niko amusubije. Ngoke wenda mvuze bose ariko benshi. Ndamubwira rero ntige kuzi wanjye nta tike bisaba, nta n'amafaranga bisaba. Oya, itike birayisaba bitewe n'aho ari. Yese ko gerega bana ntago menya ko itike bisaba kubera ko ngiye nkubona winjiye mu biro kandi kuva hanze y'umuryango ujya muri biro nta modoka ihaba. Wowe bari umuntu Jemba rugeze ku muryango uko yaje ntago mbizi. Okay. So namva rugitike ntacyo mbizi. Ko nibyo. Uko niko kuri. Njye mbonye winjiye mu biro uko waje nta nuko sohoka ibyo nibikureba. Ni impamvu ariko kugira ngo winjire muri office yanjye ntacyo bisaba kuba ubonetse gusa, ibindi Imana yaguhaye ubwenge ubushyuri bukore birakora ko nta biciro ntaki mubarire, ntabwo ari bwo buryo. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Uwo muntu yabazaga ibiciro byo kubonana nawe. Ariko n'umuntu mwiza vraiment. Avugishije ukuri. Ariko n'umuntu mwiza. Umuntu mwiza nzi ntitumuраkarire yabaza. Ntabwo murakariye ariko kuko namushubije ngo ibyo bikuye. Ati arahasobanurira. Ubwo se ni bose koko? Ubwo ntukabijemo gakeya? Okay, wenda mvuze bose ariko benshi. Benshi. Babashumba bayobya intama. Nicyo kigaruka. Murakoze cyane, Imana iguhe umugisha. Murakoze.